rikaba ryanditseho ngo Imana izakurinda kurira, ukaba wanditsweho ngo uri umukristo, nuhumure naho bavuga amagambo menshi, icyo Imana yakwanditseho kizasohora. Haleluya. nje kukubwira ngo ijambo rikwanditseho rizasohora. Imana ihabwe icyubahiro, kubera yuko mfite impamvu ituma mbikubwira uyu munsi, mfite impamvu y'ituma mbihamya. Haleluya. ndi umugabo wo guhamya ko icyo Imana yanditse kigisohoza. Imana ishimwe. Amazina yanjye banyita Nsengiyumva Rachel. Ndanezerewe kuri uyu munsi ko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Uwiteka Mana ikomeye, Mana idukunda, Mana igira neza bugacya bukira, ndagushimye ku bw'aka kanya twemereye ngo tuganire ku ijambo ryawe. Muhabwe icyubahiro kandi wamamare ku bw'ibi, mu izina ryawe Yesu, amen. Yesu ashimwe bakunzi b'Ibuye Ryera TV. Adutangire dusoma ijambo ry'Imana kuko ari cyo gitumye duhagaze kuri izi kamera z'Ibuye Ryera TV. Kadusoma igitabo cya Luka umurongo wa 23:36. Aranditse ngo abasirikare nabo baramushinyagurira bamwegereye, bamuha inzoga isharira, bati niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hariho urwandiko rwanditswe ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Kadusubiremo. Abasirikare nabo baramushinyagurira bamwegereye, bamuha inzoga isharira, bati niba uri umwami w'Abayuda ikize. Imana ishimwe. Ngo abasirikare baramushinyagurira, ngo bamwegereye bamuha inzoga isharira ngo nanyweho. Barangije baramubwira ngo niba ari umwami w'Abayuda niyikize. Imana ishimwe. Murongo wa 38 haranditse ngo hejuru ye hari handitseho ijambo rivuga ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Haleluya. Umutwe w'ijambo watubwiye ngo bashinyagurira Yesu, cyangwa se babamba Yesu baramushinyagurira. Imana ishimwe. Tugiye kuganira kuri iri jambo ku minota mikeya. Ntago nzi igihe urimo muri ino minsi, nta nubwo nzi ibintu biri kugushinyagurira ngo ni ibiki, nta nubwo nzi ibintu biri kugushinyagurira ngo ni ibiki. Haleluya. Ariko nta nubwo nzi ijambo rikwanditseho kuri uno munsi, ariko ngo ku cyapa cyari cyanditse kuri Yesu hejuru ubwo bamubambaga hari handitseho ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Haleluya. Ese wowe uri umwami wande? Ese wowe wizeye nde? Imana ihabwe icyubahiro. Ese kuri wowe handitseho nguki? Ese kuri wowe handitseho kuri umusinzi? Ese handitseho kuri umuririmbyi? Ese handitseho kuri umuvugabutumwa? Wowe uzi ikintu kikwanditseho? Haleluya. Noneho nje kuvugana n'uyu muntu uri mushinyagurirwa, ariko kuri we handitseho ngo uyu ni umukristo. Imana nishimwe. Cyangwa se kuri we waravuze ngo nje nzahora ndi umukristo, naho naterwa n'ibyago, naho nasonza cyane, naho amarira yaba menshi, nje nzahora ndi umukristo. Nje kuvugana n'uyu muntu. Haleluya. Ijambo riranditse ngo abasirikare baramushinyagurira. Nawe hari ibintu birimo bigushinyagurira muri ino minsi. Ese ni ubukene? Ese ni uburwayi? Ese ni ukwangwa n'abantu? Ese ni ukunanirwa n'urugo? Ese ni ukwangwa n'umutware? Ese ni ukwangwa n'umugore wishakiye? Haleluya. Ngo baramushinyagurira. Nawe hari ibintu birimo bigushinyagurira. Haleluya. Ariko hejuru y'ibigushinyagurira hari ijambo rikwanditse, hari ijambo ryanditse kuri wowe, cyangwa se hari icyo Imana yakwanditseho. Ivugana nawe kizakubakira, ivugana nawe kizakugirira neza, ivugana nawe kizakurinda kurira, ivugana nawe kitazatuma useba. Haleluya. Iryo jambo ukabuzi neza ko rikwanditseho
ngo barangije baramwegera ngo baramubwira ngo niba uri umwami w'abayuda ngaho niwikize. haleluya. nawe hari abantu barimo bakubwira ngo niba warasenze koko, cyangwa se niba uri umukristo, niba uri umuhanuzi, niba uri umushumba, niba uri umuvugabutumwa, ngo ngaho niwikure muri aka kaga. ariko reka nkubwire mwene data, upfa kuba ufite ijambo ryanditse kuri wowe. iri jambo rikaba ryanditseho ngo Imana izakurinda kurira, ukaba wanditsweho ngo uri umukristo, nuhumure. naho bavuga amagambo menshi, icyo Imana yakwanditseho kizasohora. haleluya. nje kukubwira ngo ijambo rikwanditseho rizasohora. Imana ihabwe icyubahiro, kubera yuko mfite impamvu ituma mbikubwira uyu munsi, mfite impamvu irimo ituma mbihamya. haleluya. ndi umugabo wo guhamya ko icyo Imana yanditse kigisohoza. Imana ishimwe. niba uzi neza ko hari ijambo rikwanditseho, ntiwite ku bari kugushinyagurira, ntiwite ku bakubwira ngo niba warasenze koko bigaragare, ngo se niba warasenze kumerewe gutya. upfa kuba uzi neza ko iryo jambo rikwanditseho. haleluya. kandi ukaba uzi neza ko ari Imana yari kwanditseho, ukaba uzi ko Kristo yakwanditseho iri jambo. nuhumure. nje kuguhumuriza umutima nkubwira ngo dufite Imana igitabara, dufite Imana igirinda ijambo yanditse ku muntu kugeza irisohoje. haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. dufite Imana igirinda ijambo yanditse ku muntu, dufite Imana igirinda ijambo yavuze ku muntu kugeza irisohoje. haleluya. umurongo wa nyuma dusoza, ngo hejuru ye hari urwandiko rwanditse ngo uyu ni umwami w'abayuda. Imana ihabwe icyubahiro. ngiye gusoza. uwo yari Yesu kuko yari umwami kw'icyo gihe, ariko uyu munsi ni wowe ubwirwa, ni njye ubwirwa. ese kuri wowe, hejuru y'amagambo bavuga, hejuru y'uruvugo rukuriho, hejuru y'intambara uzi kurwana, hejuru y'abagushinyagurira, inyuma y'ibyo wumva, inyuma y'igihe urimo, kuri wowe handitse ngo iki? wa mukobwa we handitse ngo iki? kuri wowe handitse ngo uzishingira, cyangwa Imana yanditseho ngo nzagukorera ubukwe. haleluya. ntabwo wowe uzi ikintu kikwanditseho, ariko nyuma y'ibyo ubona, nyuma y'uko bavuga ngo uheze mu rugo, nyuma y'uko bavuze ngo urugo rwawe rurasenyutse, ariko hari ijambo Imana yakwanditse. haleluya. nshimye Imana y'uko igira irindi jambo yanditse ku muntu ikarisohoza. haleluya. niba uzi neza ko hari ijambo ryanditse kuri wowe, ima Satani amajwi, mwima amatwi yawe ye kumva induru yawe, ye kumva urusaku, ye kumva amarira yawe, kubera ko icyo Imana yanditse izagisohoza. haleluya. wikita ku bagushinyagurira, wikita ku bavuga ngo igihe wasengeye, wikita ku bavuga ngo haleluya ayiwe Kristo, wikita ku bantu barimo baguca intege. njya nkunda umuririmbyi waririmbye avuga ngo Satani reka kunyihebesha, reka kunyereka abantu ngo unyibagize amateka naciyemo, unyibagize Mana ibyo Imana yakoze, unyibagize abakunesheje. haleluya. dufite ibihamya by'abantu banesheje, dufite ibihamya by'abantu Imana yasoreje amasezerano, ibyo bikatwemeza yuko ijambo Imana yavuze itagira isiba itarisohoje. reka dusenge Imana ugira ngo Imana ikwambike imbaraga, Imana ikwambike imbaraga, Imana iguha ubwenge wongera kwibuka ijambo Imana yakwanditseho. wicika intege, wikiheba, wibona bigucikiyeho, ijambo Imana yakwanditseho rizasohora. Imana iguha umugisha wowe uri kunyumva, wowe ukurikiye Ibuye Ryera TV, ushaka ko dusengana Imana ngo usubizwemo imbaraga, ushaka yuko tugufasha mu buryo bwo gusenga aho ucitse intege, waduhamagara kuri nimero ubona kuri channel y'Ibuye Ryera TV, tukagufasha gusenga Imana kugira ngo usubizwemo imbaraga. Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye,
Mana irindi jambo yavuze kugeza irisohoje. Hari ijambo wanditse ku bantu bawe, hari abakobwa wanditseho ijambo ryiza, hari abasore wanditseho ijambo ryiza, ariko Satani ageze agashaka kurisiba. Hari ababyeyi wanditseho ijambo ry'umugisha, hari ingo nyinshi wanditseho ijambo rikomeye, ariko Satani ageze agashaka kurinyeganyeza. Aya masaha rero ndasenze, muntu wese wumvira ijambo nyemerere wongere umukomeze. Muntu wese wumvira ijambo musubizemo ibyiringiro. Muntu wese wumvira ijambo Kristo wongere umuhe ibyiringiro bikomeye, wongere umukomereza umutima ko ijambo wamuvuzeho rizasohora. Ndagushimye kuri Imana, rindi jambo yavuze kugeza irisohoje. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen.